Shalom muvandimwe, nkwifurije igitondo cyiza, umunsi mwiza, igicamunsi cyiza, ijoro ryiza bitewe n'aho uri. Ijambo ry'uyu munsi rya tariki 18 z'ukwa gatandatu ni ijambo tubona mu gitabo cya Yobu, igice cya 42 umurongo wa 10, ahanditse ngo Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka aherako aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Imana ikuba ibyo yari afite inshuro ebyiri. Ijambo ry'Imana rikuzuye uyu munsi muvandimwe rirakubwira ngo witinya bitinde bitebuke, icyo Imana yakubuza kizagira ute? Kizasohora. Witinya, shikama, wizere Imana, ukomeze usenge, bitinde bitebuke, icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Reka dusenge. Imana yacu turagushimiye yuko utuvanye mu byago twari turimo, tugushimiye yuko Mana ugendereye umuvandimwe umuciriye inzira, tugushimiye yuko Mana inzira zawe zihambaye, tugushimiye yuko Mana uyu munsi guhera iki gitondo, guhera igicamunsi, guhera uyu munsi tariki 18 z'ukwa gatandatu, ubuzima bwacu butazongera kuba bwa bundi. Urakoze Mana yuko utuvanye mu byago twari dufite, urakoze Mana yuko utugendere, urakoze Mana yuko utwibutse. Mu izina rya Yesu, muvandimwe niba ubyizeye uvuga ngo amen.